Uyu munsi iyi niyo application yonyine yizewe ushobora gukoreramo amafaranga nta gishoro bigusabye kandi ukabasha kuyabikuza. Njye ubwanjye maze kubikuzamo amadolari 7, ariko noneho urabona hari challenge bazanyemo aho ushobora kugenda intambwe 150 ugakorera cyangwa se ugatsindira amadolari 150. Uburyo dukorera amafaranga muri iyi application ntabwo ari uburyo bugoye. Ubundi iyi application uyishyira muri telefone yawe byonyine. Iyo uyishyize muri telefone yawe hari settings ufungura, hanyuma izo settings ufungura zemerera iyi application kuba yafata intambwe zose utera buri uko ufite iyo telefone yawe, hanyuma izo ntambwe utera zigahindurwamo amacoin. Ayo macoin aba afite agaciro muri cryptocurrency. Ayo macoin uba ushobora kuyatradinga, uba ushobora kuyakonvatamo andi mafaranga asanzwe, kandi ayo macoin uba ushobora kuyakiramo amafaranga asanzwe ku buryo yakugeraho kuri mobile money. Hanyuma rero icyo ngira ngo nkubwire ni iki, muri iyi application ubusanzwe hari harimo uburyo bubiri bwo gukoramo amafaranga. Twari ukureba video ntoya zamamaza, hakaba harimo no kuba wagenda izo ntambwe ugiye bakazihinduramo amacoin. Ariko noneho bazanye challenge. Izo challenge icyo usabwa ni ukuzinjiramo hanyuma ugakurikiza amategeko n'amabwiriza yazo, aho ushobora gutsindira ibihembo bigiye bitandukanye kugera ku madolari 500. Harimo challenge 3, aho challenge imwe igiye ifite amategeko yihariye yayo. Nk'iyi challenge yitwa Rosetta Stone ni challenge yatangiye muri kuno kwezi, akaba ari challenge izarangira ku itariki 27 z'uku kwezi. Njyewe urabona ni challenge ndimo kano kanya, ni challenge ngeze ku kigero cya 44%, ariko nshobora ngiye kutayirangiza bitewe n'uko nabimenyerewe nyinjiyemo vuba. Basaba yuko nagenda intambwe 85,000, hanyuma izi ntambwe 85,000 iyo mbasha kuzigenda hari ibihembo nashoboraga gutsindira muri iyi challenge. Urabona yuko guhera ku itariki 14 kugera ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 nibwo iyi challenge yari ifite kuba yakorwa. Hanyuma rero umuntu uzagenda bino 85,000 uhereye ku itariki 14 kugera ku itariki 27 z'uku kwezi azabasha kuba yakorera Sweetcoin 25, abashe no kuba yakorera amadolari 500 nk'igihembo nyamukuru, cyangwa se mu kimwe babe bamukubira membership y'ubuzima bwose mu gihe kingana n'inshuro imwe. Ni ukuvuga ngo hano harimo n'ibigendanye n'ama membership, aho umuntu uba ufite membership ashobora gukoreramo amafaranga yikubye 2 cyangwa se yikubye 3 ayo yari bukorere. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri Sweetcoin niba gishoboraga kugenda intambwe 5,000, icyo gihe bazahita bazigukubira inshuro 3 niba ufite membership iri lifetime cyangwa se y'igihe cyose. Ahangaha rero muri Sweetcoin izi challenge zirimo gusa, harimo challenge 3, harimo n'indi challenge yitwa 22 New Year Challenge cyangwa se iminsi 20 y'umwaka mushya. Hanyuma rero ahangaha ino challenge kugira ngo uyinjiremo nabwo bigusaba kuba ufite account muri Sweetcoin. Kugira ngo ufungure account muri Sweetcoin ugomba kureba link iri muri description y'iyi video. Iyi challenge izarangira ku itariki 31 z'ukwa 12. Iyi challenge nayo isigaje iminsi 7. Birumvikana yuko niba usanzwe uri umusportif ushobora kugenda intambwe 100,000 muri iyi minsi 7 usigaye ushobora gufunguramo account, ariko njye ku bwanjye nshobora kugenda intambwe 10,000 ku munsi. Urumva rero mu minsi 7 nshobora kuba ngenze intambwe 70,000. Urumva rero njyewe kuko nayitangiye kare nshobora kuzapasinga iyi challenge nkaba natsindira ano madolari 100 nk'igihembo. Nawe rero ushobora kwinjira muri iyi challenge ukaba
ukaba wanakorera na Sweetcoin 25 kuri buri muntu uwo ari we wese winjiye muri iyi challenge nubwo atayipasinga, ziriya Sweetcoin zo bahita bazimuha. Noneho rero uretse n'ibyo harimo n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye. Urabona ahangaha ibi ni bimwe mu bihembo tugenda duhabwa niba usanzwe uri umu influencer, harimo ibihembo bagufitiye. Iki gice ndaje nyisobanurireho birambuye umenye uburyo ushobora gukorera ano mafaranga. Njye urabona ibihembo nyamukuru nakiriye ni amadolari 5. Aya madolari 5 nayo narayabikuje umunsi w'ejo angeraho kuri mobile money. Nari mfite andi madolari ndabihuza mbasha kuba nabikuzamo 17,000 urumva rero ni amafaranga atari makeya. Reka nze ndaje ndabashyiraho screenshot murebe. Hanyuma rero urabona ahangaha zino rewards kugira ngo uzifungure bigusaba kuba byibura uri mu gice cya Influencer Hub. Iki gice cya Influencer Hub kugira ngo ukinjiremo bigusaba byibura kuba waranyuze mu isuzuma ringana no gutumira abantu 20. Ni ukuvuga ngo iki gice cyahariwe abantu bashoboye gutumira abantu. Akaba ari n'uburyo bwa gatatu wakoramo amafaranga muri iyi Sweetcoin. Ushoboye gutumira abantu it's okay, ntiwakwirirwa ufata umwanya wenda ngo urakoresha iyi application ureba video ntoya zamamaza. Ahangaha urabona yuko wakorera amadolari 1000 mu gihe waba ushoboye gutumira abantu. Aya madolari 1000 rero kugira ngo uyakorere byagusaba kuba watumiye abantu bagusaba, ariko iyo utumiye bano bantu izi rewards zihita zifunguka direct. Akaba ari nacyo gice nanjye nabashije kuba nakoresha mbasha gukoreramo amadolari 5. Kano kanya urabona yuko aya madolari 5 yandi nayo ngomba kuyaclaiminga n'aya madolari 10 kugera no ku madolari 100. So icyo nakubwira rero ni iki, niba udakoresha iyi application reba link iri muri description y'iyi video hanyuma wiyandikishe aho ushobora gukorera amadolari 500, aho ushobora kuba wakorera amadolari 1000. Ndetse ahangaha ukimara kwiyandikishamo baraza kuguhereza amahirwe yo kuba wabikuza amadolari 2 mu gihe watsinze isuzuma bari buguhereze. Hanyuma rero niba hari icyo wibaza kuri iyi application twandikire muri comment tukubwire. Ahangaha ntabwo biba bigoye cyane. Wowe iyo ufite nka platform nka Facebook, icyo uba usabwa ni ugupostinga link y'iyi application, hanyuma abantu banyuze kuri ya link yawe badownloadinga ya application, abo bantu nibo babasha kuguhereza amahirwe yo kuba wafungura bino bihembo bigiye bitandukanye. Hanyuma iyi ni application imaze igihe kinini ikora, akaba ari application yizewe bitewe n'uburyo yishyura abantu, ariko nanone harimo abayigerageza bikanga bitewe n'uko batakurikije amategeko n'amabwiriza yayo. Iyi ni application yishyura umuntu wayikoresheje uko bikwiye. Ni application itaguhindurira ubuzima mu gihe wenda udakora ibihura n'ibyo isaba. Ni application nanone itatuma ureka akazi kawe ngo ube ariyo ukoresha. Ni application wakoresha mu gihe waba uri free, mu gihe wenda waba ubonye akanya ko kujya kuri social media, cyangwa se mu gihe wowe waba usanzwe uri umu influencer, wa wundi upostinga ibintu abantu bakabireba bakabikunda, wa muntu ufite abantu bumva. Ushobora gupostinga izo link ukabasobanurira imikorere y'iyi application, cyane yuko ari application ishobora kugufasha mu bigendanye na siporo. Ikaba yakumotiva ikakwereka ati uyu munsi wagenze ibirometero ibi n'ibi, uyu munsi wagenze intambwe izi n'izi, kugira ngo nyine niba wenda wari ufite umubyibuho ukabije, iyi application ishobore kuba yagufasha kugabanya uwo mubyibuho. Hanyuma rero twebwe uyu munsi twagenze intambwe 4,000. Izi ntambwe 4,000 ziraza kuvunjwamo amafaranga. Nawe rero niba ukora urugendo rwa buri munsi ushobora kugerageza iyi application, hanyuma ukazajya ubasha kuba wagenda ubona amafaranga agiye atandukanye. Muri iyi application icyiza cyayo ni uko
ari application ukoreramo amafaranga bitagusaba kuba ureba muri telefoni buri segonda, buri munota cyangwa se ukoresha telefoni. Aha ngaha harimo uburyo bwinshi bugiye butandukanye, wowe uhitamo ubukoroheye. Hanyuma rero icyo nakubwira cyo, ndabakunda cyane. Iyi ni TBM Daily BGC. Ku bibazo wibaza kuri iyi application utwandikiye muri comment, ariko nanone reka musigiremo video ikwereka uburyo uri bwiyandikishe muri iyi application. Hanyuma rero umuntu uri bukeneye kwiyandikisha araza kureba link nasize muri description y'iyi video. Iyo link araza kuyikandaho. Ukimara kuyikandaho uraza guhita ugera kuri page imeze gutya. Iyi page rero ikintu ugomba gukora mbere na mbere, ugomba guhita uza ugakanda ahangaha kuri accept invite. Rino jambo rya hano nibwo ukandaho. Ikintu cyo nakubwira rero, uburyo bwiza bwo kwiyandikisha, uranyura kuri link. Numara kunyura kuri link uraza gukanda ahangaha nkweretse. Hanyuma numara kuhakanda uraza kubanza udownloading application kuri Play Store. Numara kuyidownloadinga hanyuma ukurikizeho izi step zindi ngiye kukwereka. Iyo umaze kubikandaho bahita bakugeza kuri page imeze gutya. Ikintu rero ukora, uraza ugahita ukanda ahangaha kuri sign up with Google. Iyo umaze gukanda kuri sign up with Google bakuzanira urutonde rwa email ufite muri telefone yawe, ugacuzingamo account ushaka gukoresha. Ahangaha rero uhitamo imwe muri email ushaka gukoresha ucreatinga account. Ahangaha rero iyo umaze gucuzinga imwe muri email ukeneye gukoresha wiyandikisha, uraza ugahita ukanda kuri rino jambo canteen. Iyo umaze gukanda kuri canteen bakubwira yuko urimo urinjira muri account. Ugomba kwemera application ya Sweetcoin kuzajya ibona buri ntambwe zose uteye, kugira ngo babashe kuba batrackinga izo ntambwe bazikonvatemo coin, izo coin ubashe kuzibikura. Ikintu uzakora, uzaza ukande hano kuri access physical activity. Ukimara gukanda kuri access physical activity uzaza ukande kuri rino jambo allow. Ukimara gukanda kuri allow uzaza ukande hano kuri enable Google Feeds. Ukimara gukanda kuri rino jambo bazakuzanira amagambo ameze atya. Uzamanuka hasi uze ukande hano kuri canteen. Uzakanda kuri rino jambo rya canteen. Uzemeza yuko ukeneye gukomeza. Hanyuma ukimara gukanda kuri iryo jambo, ahangaha rero uzahita usetinga goals. Goal ni nk'intego ugomba kwiha nyine y'intambwe byibura ugomba gutera ku munsi. Ahangaha bagushishikariza byibura intambwe 3300. Hanyuma rero uramutse ubona izo ntambwe wazajya uzigeza buri munsi cyangwa ukazirenza, ushobora kuzigumishamo cyangwa ukazeditinga. Ahangaha rero ushobora gukanda kuri kino kimenyetso cyo guteranya ukaba wakongera intambwe ushaka kuzajya utera buri munsi, cyangwa se ukaba wakanda kuri kino kimenyetso cya mayinazi ukagabanya intambwe ushaka kuzajya ugenda buri munsi. Ikintu ugomba kumenya, zino ntambwe ushyiraho nk'intego ugomba kuzajya ugenda buri munsi. Izi ntambwe iyo utazigenze ntabwo uhabwa igihano, ariko bigabanya amafaranga wakabaye urimo urakorera muri ino application ya Sweetcoin. Ikintu rero uzakora, uzahita ukanda ahangaha kuri set up daily goal. Ukimara gukanda kuri set up daily goal bazakubwira ngo done. Boom. Ahangaha rero uba wamaze kwiyandikisha. Ahangaha ushobora kuba wakinjira mu bigendanye na top 100 today. Ahangaha iyi top 100 today ihabwa abantu bashya. Iyi top 100 today ishobora kuba yakwemerera kwinjiza amadolari 10 direct ukinjira. Mu gihe uzaba ukeneye kwinjira muri ino top 100 today, uzaza uhite ukanda kuri ino jambo join the top. Ni ukuvuga ngo abantu 100 byibura bashobora guhabwa amadolari 10. Ahangaha rero uzaza uhite ukanda hano kuri join challenge. Reka turebere hamwe uburyo ushobora gutsinda n'uburyo ushobora kwinjira muri no competition, ndetse ukaba wabasha kuba watsindira amadolari 10. Ahangaha rero uzaba winjiye byibura mu bantu 100 ba mbere bashobora kuba bahabwa amafaranga angana n'amadolari 10. Ahangaha rero barimo barakubwira yuko ikintu ugomba gukora kugira ngo byibura ube watsinda ni ukuba byibura wakinjira muri no competition. Iyo umaze kwinjira muri no competition ushobora kuba wakinvitinga inshuti nyinshi uko ubishoboye. Hanyuma iyo umaze kwinvitinga inshuti, niba uje mu bantu byibura 100 ba mbere, ahangaha ushobora kuba wahabwa amadolari 10. Ahangaha ntabwo bisaba byibura kuba hari umubare runaka w'abantu watumiye, ahubwo icyo bigusaba ni ukuba byibura waje mu bantu 100 ba mbere, hanyuma ukabasha kuba wahabwa amadolari 10 nk'igihembo. Ahangaha rero iyo umaze kwiyandikisha muri ino application ya Sweetcoin, usanga hano hejuru kuri balance ufiteho 0. Ikindi ahangaha usanga nta ntambwe n'imwe wari bwatere, ariko reka nse muhagurukaho gatoya nere intambwe murebe ukuntu step zigenda zibara aho ngaho muri icyo kizeru. Ahangaha buri uko uteye step bagenda bakubarira. Murabona yuko neye step 10 mu masegonda 2 yonyine. Ahangaha rero birumvikana yuko wakuramo step zigiye zitandukanye, ndetse wakuramo amafaranga agiye atandukanye.
murabona yuko bino bintu biririyo ngira ngo kano kanya mise ntera step 25.